Hello guys, nongeye kubasuhuza umunsi mwiza kuri mwebwe mukomeje kunkurikira. Uyu munsi tugarutse kuri mining ya EcoX. Mining ya EcoX nje kubereka inzira wacamo ugiye gukora KYC ubundi ugahita uyikora. Murabizi ko ubundi mining iyo ari yo yose iyo wamaze kwerekana gukora KYC ukaba utarayikora, uba uri mu makosa kuko account yawe iri mu byago byo kuba yasibwa. Kandi iyo account yawe gusibwa nyine igari izo wamayininze zose urazihomba. Abantu mwatangiye kumayininga sasa, abantu mwatangiye kumayininga mukomeza mu mayininge munongera mining rate yanyu. Kambereke uburyo uzajya wongera mining rate yawe. Uzajya uza hano kuri turiya turango dutatu, nurangiza ukande hano kuri quest, ukandeho tegereze gatoya bifunguke. Iyi application kubera ko irimo irakoreshwa n'abantu benshi uba usanga itinda. Uzajya uza ukanda hano kuri reward hano uclaiminge into green 5%, sibyo? Nurangiza hano naho ukore post, aha gatatu naho utange nk'amalike. Urumva? Hano ukore comment ku mapost abantu baba bagiye bapostinga. Hano kubera ko nyine amaze kuzikora, uzajya uzuha kandi bizajya babyemera, ugenda ujye kureba mu post ukore like. Urumva? Hano hose n'uburyo bwo kongera izo mining. Ubundi buryo ni gufollowingana. Uraza no kuri community, tegereze gato ifunguke. Uza hano kuri community ubundi ujye following umuntu. Akenshi iyo ukoreye umuntu follow nawe ahita akora follow back. Hano ukaza gutya ukamufollowinga, ukaza no kuri uyu wa kabiri nawe ukagira ute ukamufollowinga, ukamufollowinga gutyo. Hano akanze mbereka account yanjye mu following nanjye ndajya mukorera back. Account yanjye nitwa gutya. Uraza hano wandikemo left hand rwa kaze mbereka uburyo muri buze kubyandikamo. Urajya followinga nkufollowing back kugira ngo mining rate yiyongere. Uraza kuri tuno dutatu uhita ukanda no community. Numara gukanda community uhita wongera usubire kuri tuno turongo dutatu nyine nabyingiye tutuma ariko no turongo, uhita noneho ukande hano handitse ngo profile. Hano uhita wakanda, tegereze gatoya. Iyo ukanze kuri profile ugiye kureba profile yawe, ushaka no gusacinga umuntu niho unyura. Kunsacinga uhita uza ukande kuri kano ako uhita uza wandikemo wenda left hand rwa. Uraza hano utegereza uwo muntu birirodinga ubundi ahita aza uhita umufollowinga gutyo. Imwe mu nkorere follow nayo gukora back bitume wongera ingano y'izo mining. Ubundi reka nze mbereke noneho uburyo KYC, uburyo noneho ahantu uca iyo ugiye kuyitangira. Reka nze mbikwereke sasa. Mwibutsa ko utaratangira nyine iyi mining urimo urahomba cyane. Mining izajya ku isoko mu kwa 12 cyangwa mu kwa 10. Ubu ngubu harimo n'abarimo baragenda bagura coin, ariko ubu ngubu bazigura amafaranga makeya
n'ubundi niba ubonye nka koyini nk'icumi bakaguha magana 800 ntabwo ari amafaranga menshi. Aha wowe ikintu sasa wowe uba usabwa kwikorera hano ni ugushaka uburyo wabona ka KYC, urumva, wamara kubona KYC warangiza ugahita utangira. Uraza ku turongo 3 nurangiza uze hano handitse dashboard muri kuhabona ushaka KYC, tegereze gatoya nurangiza kamara gufunguka uhita uza utegereze ko byirodinga. Tegereze ko byirodinga, nurangiza nibimara kwirodinga uhita uscrollinga, urabona ahantu handitse KYC mo murahabona, niho hantu uca nyine iyo ugiye gukora KYC. Ntabwo bikomeye cyane, ni ibintu byoroshye. Urahabona ni hariya niho ukanda, nurangiza numara kuhakanda uhite uza ugiye hehe, ujya hano handitse not KYC'd, niho ukanda nyine kugira ngo uhite ujye gukora KYC. Ni hano ukanda ubundi ugahita ukomeza, ugashyiramo ibisabwa byose. Bagusaba ifoto ushyiramo, iyo foto ibisanzwe. Mbibutsa ko ubundi abantu mufite telefone ziba zitafotora habe na gake, ntabwo ibintu bya KYC mwapfa kubishobora. Iyo telefone yawe uzi ko idafotora neza, ushaka umuntu utera telefone. Hano uragenda ufate, ukimara gukanda not KYC'd uragiye bakubwira ibintu ubyemeze ukomeze, nurangiza ushyiremo ifoto yawe ubyemeze, barakubwira ko yabaye verified, ukande continue, urumva. Nurangiza kugera hariya ahantu ushyiramo isura yawe nyine bakayifotora, noneho ari video, bimeze nka video, ukande start, niyo recording ukomeze, ubundi irahita yifata video isoze. Iyo byanze urongera ukagerageza gutyo bitewe n'ukuntu system iba irimo irakoreshwa n'abantu benshi. Mbibutsa ko iyi mining mudakwiye kuyica amazi, mukwiye kuloginga. Link nayisize muri comment, link yo kwinjira iri muri comment za mbere, gende winjire naho mining. Yego, sawa. Mbibutsa ko abantu mutarabona application yayo, dore ukuntu mwabona application. Uraza uze reba turiya tudomo 3 tuba turi mu nguni hejuru, hariya hejuru, abona mutarabona application ni utwo muri bukandeho. Hariya mbona usize akantu k'umutuku, nurangiza dukandeho. Mu kudukandaho urahita uza hano hasi ahantu handitse ngo add to home screen. Add to home screen muri kuhabona, kamabereke neza ahangaha. Nurangiza uhakande urahita uza uhitemo kamwe. Kamwe ni uyinstall muri telefone ugikoreshamo. Mbibutsa ko rwose iyi mining mukwiye kuyishyiraho umutima wanyu neza, mukayikurikirana, ubundi mukanakora KYC. Link nayisize muri comment. Ciao.